Haleluya, ndagarutse Mukanziza Rebecca kuri channel nziza cyane ye mukunda yitwa Kizwa Live. Ngarukanye icyigisho cyiza cyane kivuga ngo imibereho y'abantu babaye ibirangirire dusanga muri Bibilia Ijambo ry'Imana. Imibereho y'abantu babaye ibirangirire dusanga muri Bibilia Ijambo ry'Imana. Mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Mwami w'abami, mutware utwara abatware, turakunezerewe uhabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko mu ijambo ryawe harimo abantu babaye ibirangirire bakandikwa ku mpapuro zera kugira ngo natwe tubigireho, uduhe imbaraga kugira ngo tubashe kuba ibirangirire mu isi, kandi ku iherezo ry'ubu bugingo tuzakubonesha amaso yacu atarayundi. Abantu bose bagiye gukurikirana iki cyigisho ubahe kuba intwari, kandi nanjye ugiye kuvuga umbashe kuguhagararira kugira ngo mbashe kwigira ku batubanjirije, maze nkubere indahemuka niwerekanwa tuzagusanganire. Uyobore iyi gahunda kandi abankurikirana bose mu bice bine by'isi ubahe umugisha, uzabahe iherezo ryiza ry'Abakiranutsi, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Imibereho y'abantu babaye ibirangirire tubona muri Bibilia Ijambo ry'Imana. Mwino si hariho abantu pe b'ibyamamare, nugenda uzababona ati uyu muntu ni icyamamare. Uzabona mu mateka yaranze isi abantu b'ibyamamare, mbega n'abahitireri bari ibyamamare, ba Musolini, no mu gihugu cyacu hari ibyamamare ntarondeye amazina. Ariko nitujya mu ijambo ry'Imana hari abantu nabo babaye ibirangirire, babaye ibyamamare. Imana inabagirira icyizere ibyandika mu mpapuro zera kugira ngo nge nawe tuzabasoma, bazatubera icyitegererezo, maze turebe ngo uyu muntu w'ikirangirire byamugendekeye gute kugira ngo abashe kuba icyamamare. Ese yaciye mu nzira ya kaburimbo gusa cyangwa hari ibindi? Ese ni izihe mbaraga zamushoboje kwamamara? Reka tubirore mu ijambo ry'Imana. Icyamamare cya mbere nabwira urubyiruko ndetse n'abakuze baneze amatwi ni icyamamare cyitwa Yosefu. Uyu musore Yosefu we rero namwigiyeho ndavuga uyu musore aratangaje. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 37, Yosefu atoneshwa na se, noneho bene se bamugirira ishyari baramugurisha. Aha baramugurishije. Ese impamvu bamugiriraga ishyari ni iyihe? Iyo turebye mu mateka ya Yakobo yashatse abagore 4. Yashatse Rasheli, ashaka na Leya, ndetse ashaka n'abaja babo. Maze muri uko gushaka abagore benshi, abana babo baranzwe n'amakimbirane, baranzwe n'amatiku, baranzwe n'ishyari, baranzwe n'urwangano rwakururiye Yosefu ko bamugurisha. Twibukiranye neza ko Yosefu yavutse ku mugore Yakobo yikundiye ariwe bita Rasheli. Rasheli yabyaye abana 2 ariwe Benjamini na Yosefu. Kuko yabyaye babiturutse ku mugore yakundaga cyane witwa Rasheli, byatumye bakunda cyane. Babyeyi mu nteze amatwi, ndabagira inama yo kudatonesha abana cyane, kuko ukunda umwe ukanga undi bitera amashyari hagati yabo. Aribyo byabonetse kuri uyu mukambwe Yakobo yatonesheje Yosefu cyane. Bona nubwo Yosefu yari afite imico y'inyamibwa, ariko nubwo umwana wawe umwe yagira imico y'inyamibwa, ntabwo akagombye kumutonesha cyane kurenza mugenzi we, kuko bishengura imitima y'abana. Bakunde nk'umubyeyi wabagiriye ku gise, bakunde nk'umubyeyi wababyaye bombi. Bona nubwo umwana umwe yaba afite imico itari myiza, ariko udafite imico myiza akeneye keya zawe kugira ngo urukundo rwe rumurehereze kuba yava mu bidatunganye. Uyu rero Yosefu yatoneshejwe na se cyane kubera imico ye myiza. Iyo yaragiranaga n'abavandimwe be, abavandimwe bamwe bari abasambanyi, bari ibisambo, bagurishaga amatungo bagiye kugishisha inka bakabisha umubyeyi, Yosefu yaza akabarega. Ikindi cya kabiri, Yosefu yarotaga inzozi nyinshi, akarota imiba bagiye guhambira imiba basarura, imiba y'abavandimwe bikagwa, noneho uwe
ugasigara wemye. Abavandimwe be kubera inzozi za Yosefu nabwo bakamwanga. Akongera akababwira ati bavandimwe banjye narose izuba n'ukwezi binyikubita imbere. Maze papa we aramubwira ati mwana wanjye izo nzozi ni inzozi iki? Ushatse kuvuga ko njye n'abavandimwe bawe tuzakwikubita imbere? Mwana wanjye ntibikabeho. Izo zari inzozi Imana yarazaga ikabwira Yosefu bizamubaho, ariko kuko yari umwana ntiyabimenya, akabibwira abavandimwe be kandi ari abanyeshyari. Bavandimwe inshuti zanjye munkurikiye, nimushaka nimukavuga inzozi n'amayerekwa yanyu ari imbere, kuko abanyeshyari barahari baba bashaka kuburizamo umugambi w'Imana. Ariko nk'uko tubona muri Luka igice cya 1:37, muhumure, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Bantu mubitse amasezerano menshi y'Imana, muhumure iby'umwami Imana yabavuzeho nta kabuza bizasohora, kuko n'Imana itica isezerano, iyabikubwiye no kubikora izabikora. Noneho rero Yosefu kumugirira ishyari baramugurishije. Igihe kimwe rero umubyeyi we yaramubwiye ati ngwino ngutume kuri bakuru bawe. Noneho amuha impamba amuhingemo, arangije aragenda baririza aho umwana ageze agasanga barahavuye, ariko baramubwira ati bakuru bawe bari hakurya hariya. Arabasanga yishimye yiteguye kubahobera, maze bakimubonera kure ati nguriya karosi araje, tumwigira ubwenge turebe ko ibyo yagiye arota bizasohora. Bashaka kumwica, ariko umwana umwe aravuga ati oya twimwica n'amaraso yacu tutazagibwaho n'amaraso ye, ahubwo tumushyire muri kiriya gisimu cyari kirekire cyakamyemo amazi. Impamvu yabivuze ko ari ukugira ngo amusubize ababyeyi be. Ariko agiye kugarura inka, babonye abantu b'Abayishimeli baguraga abantu, bagurisha Yosefu. Agenda arira. Ariko reka mbabwira akantu kamnejeje, ngo igihe yarebaga imisozi y'iwabo, areba agenda bamugurishije agiye kubinkorera agahato. Murebe umwana wamenyereye guteteshwa n'ababyeyi, noneho agiye kubinkorera agahato mu gihugu cy'amahanga. Ngo yarebye imisozi y'iwabo, yibuka ikintu kimwe, yibutse Imana ya se. Aravuga ngo uko byamera kose nzahora niringiye Imana yo mu ijuru. Mu miraba n'ibigeragezo nzahura nabyo, nzagumya kwiringira Imana umuremyi wanjye. Haleluya. Mu miraba nawe uhura nabyo, mu makosi y'ubu buzima, mu kurenganwa, mu gutotezwa, mu kugirirwa nabi, nibura uzahore ufite intego y'ikintu kimwe, uzahore wiringiye Uwiteka. Yosefu niyo zari inshingano ze, niyo yari intego ye. Baramujyanye baramugurisha nk'umunyagano, bamujyanye mu gihugu cya Misiri gisenga ibigirwamana, bakora ubupagani bwinshi imbere y'ibigirwamana byabo. Bahajyanye umusore ukiri umwadoresa, ariko warerewe ku birenge bya papa we Yakobo yari yarahindutse. Maze aravuga ati Imana ya data yabonekeye data ikamuhindurira izina, akareka kwitwa Yakobo umuriganya, ikamuhindurira izina akitwa Isiraheli. Nzahora niringiye iyo Mana uko byamera kose, nzaharanira kubera Imana yanjye indahemuka. Ntabwo yitotomye mu kigeragezo cyo kugurishwa n'abavandimwe be. Ni ukuri kwangwa birabiha, ni wanzwe n'umuturanyi birakubihira, noneho kwangwa n'abavandimwe bawe birabishye pe. Ariko nibakwanga uzagumye wakundi. Mu ijuru hari Imana yavuganye nawe. Ntabwo urwango rw'abantu ruzagira icyo rugutwara. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Baroma igice cya 8:31 ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, umubisha ubundi ninde? Ubundi se bakwanga bakagutwara iki? Ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe azakurwanirira. Hari ijambo umwami Imana yakuvuzeho, umuntu ubundi yagutwara iki? Reka twige kwiringira Imana mu bibazo n'ibigeragezo mwene muntu ahura nabyo. Reka twige kugirira Imana icyizere. Iyo turebye itangiriro rero igice cyaho cya 39, Yosefu ari kwa Potifari, nyirabuja aramuhinginga ngo nyamuneka Yosefu reka
reka dusambane. Imibereho ya Yosefu y'ubunyangamugayo, gukora akazi katuje, gukora akazi ke mu kinyamwuga, yubaha Imana, yirinda icyaha gisa nacyo mu nshingano ntoya yoroheje yo kuba umucakara kwa Potifari. Yabikoze akiranutse kuko yari azi ko mu ijoro hari Imana ireba. Mboneyeho kubwira abantu bakora akazi, yaba akazi ko mu rugo, yaba abakorera abandi, yaba abakorera leta, tumenye neza ko mu ijoro hari Imana ireba, izatubaza ibyo twakoze, izatubaza inshingano tutakoze. Nyamuneka muntu nkurikiye, haranira kubera Imana indahemuka mu nshingano zose urimo, kandi Imana ntizabura kukugororera ingororano y'abakiranutsi. Kubera imibereho ya Yosefu y'indakemwa, kubera imibereho ya Yosefu y'ubunyangamugayo, kubera imibereho ya Yosefu yo kubaha Imana, nyirabuja wa Yosefu yaramubwiye ngo dusambane. Itegeko ry'Imana riboneka mu Kuva igice cyaho cya 20 umurongo waho wa 14 haravuga ngo ntugasambane. Nyirabuja yinginze Yosefu ati nyamuneka Yosefu turyamane, umugabo wanjye ntawe uhari, umugabo wanjye ntabyo azamenya, nyamuneka uzava kuri kano kazi nzaguhana kandi nzakugira ukomeye, kuko isi irasezeranya kandi hari ibyisohoza pe. Hari abantu benshi bakora ibyaha kugira ngo babone imyanya ikomeye, yego, ariko Yosefu wese ko byagenze yazirikanye amategeko y'Imana 10, agaragaza imico y'Imana, aboneka mu byanditswe byera, mu Kuva cyangwa Iyoboka Misiri igice cyaho cya 20 uhereye ku murongo wa 1 kugeza 17. Hari amategeko 10 y'Imana agaragaza imico y'Imana. Ayo niyo mategeko Yosefu yari yarigishijwe n'ababyeyi be. Yaranamubwiraga ngo ntugasambane. Ubona uko byagenda kose, nubwo baguha imyanya y'ikirenga, ariko ukica itegeko ry'Imana, yarazi ko ari ikizira. Maze umusore Yosefu ahakanira nyirabuja, maze umugore aramutoteza, akazajya abimubwira buri munsi, akazajya amuha amajese yuko amukeneye. Umusore agumya kunamba ku Mana ye. Indirimbo dufite ya 38 irambwira ngo unambe ku Mana ntuyimure, bona nuterwa n'impagarara uzagarukirwa na rutare, niyo tugoswe n'ibyago dukomerera kuri rutare. Haleluya. Mu Rwambere rw'Abakorino igice cyaho cya 6 umurongo wa 18 Pawulo yandikiye Abakorino arababwira ati muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorera inyuma y'umubiri we, ariko icyaha cyo gusambana gikorerwa imbere mu mubiri we, gikorerwa imbere mu maraso ye. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha cyo mu maraso. Niyo mpamvu abana b'Imana tugomba kukirinda, tukakirinda n'abana bacu, tukakirinda n'urubyiruko rwacu. Imana idutabare. Yosefu yari yarabyize neza, aravuga ati nubwo ndi mu gihugu cy'amahanga, nubwo bamfite ubushobozi nk'inkorera agahati iwabo, ariko ndi umuheburayo, nubaha Imana yo mu ijuru, ntago nziyandurisha ibi byose. Maze umugore abonye umusore yaramwiterete aramwangira, ahitamo kumufata ku ngufu. Yamufashe ku ngufu, umusore aramucika, umugore afata umwitero we arawusigarana. Abonye akozwe n'isoni ararira, tikinyagano bavanye muri biriya bihugu cyashatse kumfata ku ngufu, ntatse kirirukanka. Ariko reka mbabwire, isi iratuzi, isi irakuzi. Nubwo wataka, nubwo waba ufite ibimenyetso by'abagabo bavuga ibinyoma bagashinja mwene undi ibinyoma, ariko isi iratuzi. Umugabo we yarazi ko Yosefu atakora icyo, ariko kubwo kunezeza umugore we, namwe murabizi abantu bubatse, umugore wakubwiye ngo iki kintu ntugikore ntago wasinzira, barafashe bajugunya muri gereza. Umwana aragenda arahaba, ariko ngo Imana iri kubamutoreza kugira ngo yige no kuyobora. Ageze muri gereza bamugize umuyobozi wa gereza. Haleluya. Ariko umwana w'Imana arashinganye. Ageze muri gereza, Imana imuhaye no kuyobora gereza n'abasanzemo bose. Umunsi umwe rero tugiye mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 40, turabona Yosefu asobanura inzozi. Turabona ukuntu Yosefu
umugore yashatse kumufata ku ngufu, maze Yosefu amusigira umwitero we, arirukanka. Kwanga gusambana nawe byamusunikiye mu nzu ya gereza, aragenda kandi arengana. Iyaba ari nge nawe ahari, isi twizeza ibitangaza by'amafaranga n'umutungo w'ikirenga, ahari ntago nzi umwanzuro wafata, ariko umuntu w'Imana Yosefu yemeye kubera Imana indahemuka, afata umwanzuro wa kigabo, aravuga ati nzahora niringiye Imana yanjye, nta kizantandukanya nayo. Maze Yosefu arinjira kuko yari umuyobozi wabo, arababwira ati ndabinginze mumbwire icyatumye mubabara. Maze baramureba baramubwira bati twarose inzozi, ntago tuzi ubusobanuro bwayo. Umutware uhereza imitsima w'abahereza ba vino aramusobanurira inzozi ze. Maze Yosefu aramubwira ati harabura iminsi 3 kugira ngo usubire ibwami, wongere usuke vino uhereze umwami. Maze rero n'umutware w'imitsima nawe yumvise ko mugenzi we amusobanuriye neza, nawe asobanura inzozi z'uko zimeze. Maze aravuga ati yewe harabura iminsi 3 bakaca umutwe wawe. Uko yabasobanuriye niko byagenze. Ariko Yosefu abwira uwo muhereza wa vino ati nyabuneka nugera ibwami uzamvuganire kuri Farawo, dore ndi umuheburayo, naje hano mu Misiri, rwose baranshinja gusambana kandi ntago nigeze nsambana, uzanyibuka umvuganire. Undi arikiriza. Ariko nkuko buri wese bigenda, iyo umuntu amaze kurya agahaga aribagirwa, yaragiye y'ibwami arahereza nkuko yamusobanuriye inzozi, yibagirwa umuntu wamusobanuriye inzozi muri gereza. Yosefu yarazi ko azamwibuka, ariko n'ukuri ntago yigeze amwibuka. Ariko dufite Imana itibagirwa imirimo. Yibutse Yosefu, maze Imana ubwayo iriyizira, ituma umwami wa Egiputa nawe arota inzozi. Urabibona mu Itangiriro igice cyo cya 41. Maze wamuhereza wa vino aravuga ngo ye, kera muri gereza hari umuntu wansobanuriye inzozi, kandi uko azinsobanura niko byagenze. Maze ngo niba akiriho, niba yarapfuye ntago mbizi. Hari hashize imyaka 2 asobanuye inzozi, umuhereza wa vino yaramwibagiwe. Ariko Imana yo mu ijuru izanwa no kwibutsa. Imana yo mu ijuru niyo ituma abantu batwibuka. Imana yo mu ijuru iyo yiyiziye buri wese n'uwakwibagiwe arakwibuka. Dushimire iyo Mana ituma abantu batwibuka. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Imana yariyiziye, maze ijya kuri Farawo, arota inzozi zimuhagarika umutima. Maze habura uzisobanura, abapfumu birabananira, abakonikoni birabananira. Maze umuhereza wa vino nibwo yibutse Yosefu. Maze bazana Yosefu baramubwira ati wadusobanurira inzozi umwami yarose? Arasubiza ati ntabwo ari njye usobanura, mu ijuru hari Imana isobanura. Maze aramubwira ati nyagasani, wari uryamye ubona mu ruzi rwa Nili havuyemo inyana 7 zibyibushye. Tukitegereza ubona inyana 7 zinanutse ziriye zibyibushye, biguhagarika umutima. Yego, uko niko narose. Tiwongeye kurota ubona amahunda 7 y'amasaka. Tukiyitegereza cyane ubona n'amahunda y'imishishi, kandi ay'imishishi amira amasaka abyibushye. Yego nibyo, izo nzozi warose ni zimwe. Harabura imyaka 7, hazaba imyaka 7 mu gihugu cyawe, maze haba uburumbuke, imyaka yera ari myinshi cyane. Tariko iyo myaka 7 y'uburumbuke hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara. None nyagasani, tegeka umuntu w'umunyabwenge muri imyaka 7 y'uburumbuke ahunike muri buri mudugudu hajyemo ibigega, kugira ngo mu myaka 7 y'inzara abantu bawe be kuzicwa n'inzara. Maze aramubwira ati nta wundi munyabwenge uri mu gihugu cyanjye uretse wowe. Maze Farawo amwegurira ibyo mu gihugu cyose mu myaka 7
y'uburumbuke Yosefu arahunika maze mu myaka 7 y'inzara abantu bose baje guhaha ibwami kandi Yosefu niwe wari ushinzwe departement yo guhahira abantu niwe wari ushinzwe stoke z'ibwami arabahahisha maze ni Kanani aho yavuye inzara yarateye bumva ko mu Egiputa ariho hari ibyo kurya maze Yakobo yohereza abana be guhaha yohereza abahungu be guhaha bari abahungu 10 Benjamin yasigaranye na se Yosefu ababonye arabamenya ubwo tugeze ku itangiriro igice cyaho cya 43 Yosefu yarabarebye arabamenya umutwe w'amagambo uravuga ngo bene Yakobo basubira mu Egiputa guhaha turabivanga n'itangiriro igice cyaho cya 42 bene so Yosefu baza mu Egiputa guhaha Yosefu yarabamenye ariko bo ntibamumenya maze Yosefu arababwira ati ariko mwabagabo mwe ko mbabona nkabona mumeze nk'abatasi ubwo ntago muje gutata igihugu cyacu kuko muzi ko turi abanyantege nke kugira ngo muzadutere maze abasore ba Yakobo baramubwira ati abagaragu bawe ntago turi abatasi twabyawe n'umugabo umwe ari we Yakobo umuhererezi yasigaranye na se undi igisimba cy'inkazi cyaramuriye reka mbabwire kubeshya umuntu wowe warashatse kumwica Imana ikamurokora ukavuga ngo igisimba cy'inkazi cyaramuriye kandi ari we wamugurishije na emva so guseba ntago nzi uburyo nabivugamo ariko nukwinyuramo maze umwe igisimba cy'inkazi cyaramuriye ati yo umubyeyi yahuye n'akaga none se umuhererezi wanyara utaraho yitwa ndese Benjamin tingiye kubahahira ariko ikizanyemeza yuko mutari abatasi turasigarana umuntu umwe muri abo afata Simiyoni ni wari ushinzwe igitero cyo kwica Yosefu yaramusigaranye aramubwira ati muzajyane amahaho muzaze muzanye n'umwana w'umuhererezi menye ko mutari abatasi basubiyeyo n'amafaranga batanze yasubiza mu masaho yabo noneho bageze mu Egiputa ibyo kurya birashira maze bararebana baravuga bati none se ninde uri busubire mu Egiputa ninde uri busubire mu Egiputa guhaha abasore ati ntago dusubirayo tutajyanye Benjamin niko uwo mugabo yatubwiye bose ibyo kurya bishize basubiyeyo maze babwira Yakobo arabasengera ati Imana ibagirire neza ibaye kugirirwa neza n'uwo muntu ukomeye mu Egiputa Imana yanjye ibandindire Yakobo yarafite agahinda ko yasigara ari incike abana be bose bari bagiye Simiyoni yari yasigaye muri gereza ariko bamufashe neza maze Yosefu arababona arabamenya agumya kwigira nk'atabazi barabwa ati noneho menye ko mutari abatasi asohora umuvandimwe wabo Simiyoni aramubaha barahoberana arongera arabahahira ndetse igikombe kiwe agishyira mu mufuka wa Benjamin kuko bavaga indimwe mwase no mwanyina ngo arebe yuko ibyo bamugiriye ishyari bamugiriye bene se bihanye noneho bavuye ibwami barenze umutaru yohereza barenze umutaru abibwami barabakurikira ati none databuja ko yabagiriye neza niki gituma mwiba igikombe akoresha aragura ntago muzi ko umwami wa Egiputa aragura niki cyatumye mwiba maze umwe muri bararahira uwo muzasanga yaribye muzamugira umucakara imbata y'iteka ryose mbega bararahira barirenga bararahira maze bahera ku mukuru barasaka barabura igikombe bagisanga mu isaho ya Benjamin yari muto akunzwe n'ababyeyi be noneho ngo bararuciye bararumira kandi umwana bamuzana Yuda niwe wari wamwishingiye ti data nkaho kugira ngo Benjamin abure ninjye wabura ndabizi ko neza Benjamin abuze agahinda wazarinda upfa ugikuzimu ugifite agahinda n'intimba timba bariro muduye tujye guhaha n'ubundi nutamuzana turicwa n'inzara twese urumva noneho igikombe
giturutse mu isaho y'umuvandimwe wa Yosefu, ariko bo ntibabizi. Maze bose habura usubirayo, barakata bose n'ibyo kurya basubirayo bubitse imitwe. Umwami iti mwanyibye, bubika imitwe, bararuca bararumira. Maze Yosefu ababonye ategeka abantu bose ngo nibiheze, nibiheze. Ababonye ararira, arababwira ati ndi Yosefu, ndi Yosefu wo mwagurishije mushaka ko ngirirwa nabi ngo mpfe, ariko Imana yanjye, Imana ya data, ibyo mwibwiraga ko bizaba siko byabaye. Imana yangize ukomeye mu Egiputa, Imana yangiriye neza. Ndi Yosefu kandi ntimwirenganye, simwe mwabikoze, ntago mwari kubishobora. Imana yari izi bizabaho imbere, ituma mbabanziriza ku zino. Dore icyago cy'inzara kimaze imyaka 2, gisigaje imyaka 5. Yosefu yari afite amakuru y'igihe inzara izamara. Dufite Imana itanga amakuru ku gihe, iyo Mana tuyigirira icyizere. Yarabibwiye, bararira, arababwira ati ntimwirenganye, ni Imana yabikoze, ntabwo ari mwe mwabikoze, kugira ngo mbakize iki cyago cy'inzara. Benjamini uraho, uyamwegamijijeho ijose, bararira. Abavandimwe babariheza, bararira ibyishimo n'umunezero. Arababwira ati mbese data aracyariho? Tarahari. Timugende mwihuta n'ingoga mumubwire ngo umwana wawe ukunda Yosefu aracyariho. Ngwino umusange mu Egiputa, musangire ibyiza byo mu Egiputa. Bakibibwira Yakobo, yabonye amagare n'amafarashi araje, aramuzamukana, maze n'imikumbi yabo byose babituza i Gosheni, igihugu cyari cyujuje ibyangombwa byo kororoka kw'abana ba Isiraheli. Bajya ibyiza byo mu gihugu, barya iby'ibwami, bakanywa amata y'inka zabo. Umwami arabakunda kuko Yosefu yabaye uw'umumaro mu Egiputa. Dufite Imana itanga andi mahirwe, Imana yomora ibikomere. Yakobo yari yararize, yiraburira umwana we buri mwaka, avuga ngo umwana we yarapfuye, none yongeye kumubona ari muzima, ari umuntu ukomeye mu Egiputa, ugiye kubakiza icyago cy'inzara imyaka 5. Mbega Imana dufite yomora ibikomere, iyo Mana yigirira icyizere. Yosefu yanambye ku Mana ye, Imana ntiyamukojeje isoni. Haje n'ababyeyi be, bajya ibyiza byo mu Egiputa. Ikintu cyanejeje rero, igihe Yosefu yagezaga ababyeyi n'umuryango we mu Egiputa, yafashe ababyeyi be abashyira umwami Farawo, maze abashyira umwami Farawo. Tubibona mwitangira igice cyaho cya 47, nujya ku murongo wa 7 n'uwa 10. Yakobo ageze imbere ya Farawo, muzi ikintu yakoze? Yamuhesheje umugisha. Nubwo basuhutse bishwe n'inzara, ariko yarazi ko ari umuhesha w'umugisha, kandi umugisha atanze uba ku muntu. Maze Yakobo arambika ikiganza kuri Farawo, amuhesha umugisha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nubwo ari mu bwoko bw'abashumba, ariko yaragijwe ibyasezeranijwe. Nubwo ari mu bwoko buciriritse bwari bw'ubusuhutse, yarazi ko ahagarariye leta y'Imana isumba byose, kandi ko agomba kwatura imigisha ku mwami wabakiriye, nk'uko bari bafite amasezerano ngo igihugu muzajyamo kikabakira, mujye mugisabira umugisha. Nawe ndakubwira ngo aho ugeze hose, ahari ushobora kuba uri umuntu ufasha abantu kubona ibyo kurya, abona abakozi bo mu rugo, aho ugeze ugomba kuhasabira umugisha. Nimba uri umukozi runaka ugeze ahantu, ugomba kuhasabira umugisha, ukifuza ko hagubwa neza kubera ko bakwakiriye, wagiriwe umugisha w'uko bakwakira. Ahantu hose tugeze turi abahesha b'umugisha, tujye tuhasabira umugisha. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Baraje rero, Yosefu amererwa neza, ahatuza bene wabo, ndetse banasobanuriye Farawo ko basuhutse, inzara nishira bazasubira mu gihugu cy'iwabo i Kanani. Ariko siko byagenze, inzara yarashize, bashatse gusubira mu gihugu cy'iwabo barabangira.
kuva igice cyaho cya mbere babagize inkorera gahato bakirirwa mu bubata bw'urwondo kugira ngo be kororoka, ariko nta nkubi kubita umunyabugingo barororotse barabyara, maze bashyiraho ababyaza bavuga ati noneho bazajye babicira abana bakivuka, nihavuka umuhungu bajye bamwica, umukobwa abeho. Ariko abo babyaza bubahaga Imana banga kubikora, banga kubahiriza itegeko ry'umwami. Abaheburayo baragumya barororoka, maze kugeza ubwo kubikora mu ibanga byanze bakabikora ku karubanda. Babikoraga ku karubanda, umwami yitangira itegeko ngo ntanze itegeko umwana w'umuhungu w'umuheburayo uzajya uvuka bajye bamwica, ariko umukobwa abeho. Ngaho Mose yavukiye. Tugiye kureba ku yindi ntwari ya kabiri yitwa Mose. Mose yaravutse, ababyeyi bamuhisha amezi 3, maze atangiye kuzajya arira cyane, bamubohera agatebo bagagashyira ku ruzi rwa Nili. Mose Imana yaramurinze, yirirwaga mu gatebo, mu gitondo cy'umuseso bakamuhisha, nimugoroba bakamuzamukana ntawe ubizi. Imana irebye kwitanga k'uwo mubyeyi witwa Yokebedi, Imana ituma umukobwa wa Farawo aza koga ku ruzi rwa Nili. Ahageze Imana imuyobora aho umwana ari, maze kuko Imana yacu ari Imana itanga igikundiro. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 15 umurongo wa 19 haratubwira hati, niba muri ubu bugingo Kristo ariwe twiringiye wenyine, niwe utuma tugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Kristo niwe watumye urwo ruhinja rugirirwa impuhwe. Igihe umukobwa wa Farawo yaramburaga akavuga ati yo, uyu mwana ni umuheburayo, umukobwa Miriyamu mushiki wa Mose yabaga hirengeye areba ibiba ku mwana, Imana imundi mutima, araza aravuga ati yo, mbega uruhinja rwiza, mbese nabashakira umuntu umurera? Yego, waba ugize neza. Araza azana nyina Yokebedi, maze umukobwa wa Farawo ati murere nzaguhemba. Kubaha Imana kwa Yosefu yabikomoye ku kubona papa we yarihanye ibyaha igihe marayika amuhinduriraga izina akitwa Isiraheli. Yamutekererezaga ukuntu mbere yari umunyabyaha, ariko Yesu akaba yaramukije akamuhindurira izina. Mbere yari umuriganya, ariko Yesu yamwise irindi zina amugira Isiraheli. Nka Yosefu umwana muto kwa Yakobo, byatumye arererwa ku birenge bya Yakobo wahinduriwe izina n'amateka, imibereho yirahinduka, bityo bibashisha Yosefu kwigira ku birenge bya papa we, kubaha Imana no kwigirira icyizere no kubera Imana indahemuka. Iyo mibereho yigiye ku birenge by'ababyeyi be, ubwo bamwigishaga bakamutetesha kandi akigira ku byaremwe akahagira urukundo rw'Imana, byamushoboje guhagarara ashikamye mu Egiputa mu bigeragezo n'amakuba menshi yahuye nayo, nk'ayo natwe duhura nayo. Yagumye guhanga amaso Imana. Nawe nkurikiye ndaguhendahenda mu izina rya Yesu, mu miraba n'ibigeragezo uhura nabyo, ntago uzi ikiri imbere, ntago uzi future yawe, ariko Imana irayizi. Humura nturi wenyine. Yesu niwe wavuze ngo ubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse uko atigeze akora icyaha, abasha gutabara abageragezwa bose. None rero afande Yesu muri kumwe, ntuzacike intege, ugumye kubera Imana indahemuka, ntabwo azagutererana, ari kumwe nawe. Ugumye kumugirira icyizere, nanjye mugirire icyizere mu izina rya Yesu, amena. Dusenga Imana. Mwami w'abami, urakoze urakarama. Tubonye imibereho y'abantu babaye ibirangirire, twigiye ku mugaragu wawe Yosefu. Ndakwinginze kugira ngo natwe mu makosi y'ubu buzima, mu mibereho igoye dudangurana n'imitego y'umwanzi n'ibiraba ya Satani, uduhe kukubera indahemuka. Kandi buri wese unkurikiye, ntago nzi ibyo ari guhura nabyo muri kano kanya, ariko uri Imana itabara, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana inyuranye ibihe, uhindura ibihe by'abankurikiranye. Kandi buri kibazo cyose n'ibyifuzo by'imitima yabo turabikweretse kugira ngo ubabere igisubizo, ubabere umugaba muri uru rugamba, kandi utubashe kugera ku ntsinzi mu izina rya Yesu, amena.